neza abavandimwe inshuti zanjye, ndabasuhuje aho muherereye hose. Reka tuganire amagambo y'Imana. Nk'uko musanzwe mubizi, tuganira ku magambo yubaka imitima, cyane cyane agendanye n'ingo zigenda zisenyuka umunsi ku wundi. Turashaka kurebera hamwe impamvu nyamukuru ibitera. Imana iduhane umugisha. Reka twasanze ijambo rya mbere cyangwa se icya mbere gituma, nk'uko twabivuzeho ubushize, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuryango usenyuka. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuryango usenyuka, twasanze ari ukubana kw'abantu babiri bashakanye badahuje imyizerere cyangwa se imico cyangwa se ndetse n'indangagaciro zibaranga z'igihugu cyabo. Imana iduhane umugisha. Impamvu ituma ingo zishobora kuba zasenyuka, bimwe mu bituma ingo zisenyuka: umugabo ni umukristo, umugore ni umupagani. Birumvikana umwe yavuye gusenga undi akaba avuye mu kabari, ntabwo abo bantu bashobora guhuza. Ikindi, abantu badahuje imico, umwe ashobora kuba hari uburyo yatojwe mu gihugu cy'iwabo, cyangwa se tuvuge mu miryango ibiri itandukanye, tuyishushanye n'ibihugu. Urabona, gufata kamere ebyiri zitigeze zireranwa ukazihuriza mu nzu imwe, zikongera zikabyara indi kamere ibaturutsemo, ni intambwe ndende cyane, ni igikorwa kiremereye cyane, gisaba imbaraga z'Imana. Hatabaye imbaraga z'Imana, gufata kamere yarerewe mu buryo bwo kubaho badasenga, umwana yakuze iwabo nta jambo ry'Imana yumva, ntiyigeze afata umwanya ngo ajye ku rusengero, agakura azi ko igihe cy'ubuzima bwabaye bwiza ari ukujya muri hoteli, agasohoka akarya ibyo kurya byiza, akishimisha n'abavandimwe. Uwo mwana agakura azi ko ubuzima bwiza ari uko nguko bumeze, cyangwa se ubuzima bubi bwabayeho ariko nta kintu kidasanzwe. Yakuze yisanga muri ubwo buzima bw'abantu batukana. Murabizi, hari nk'imiryango ushobora kubona ugasanga utakwifuza ko umwana wawe anabasura bitewe n'iki? Ubuzima babamo, amagambo bakoresha. Ugasanga uwo mwana ya mico yarerewemo, gutuka umubyeyi ntacyo bitwaye, gushihurana n'umuvandimwe ntacyo bitwaye, ni igitutsi nyine. nta umubyeyi ajya kubwira umwana agasohora igitutsi. uwo mwana rero iyo akuze nawe akoresha bwa burere mama we yamutoje, ni ukumutuma amutumisha igitutsi, ni ukumuhamagara amubwira igitutsi. ubwo buzima akabukuriramo azi ko nyine igitutsi ni igitutsi tu. uwo mwana akazamuka azi ko ubwo buzima ari uko nguko ubuzima bubayeho, ntashobora gutekereza ngo byibuze cyangwa umwana ndamubwira nti icara ngo ucyahe, cyangwa se tubigenze gutya. nyuma yongera aze guhura n'umwana amubwira impamvu bashobora kuba bagize gute, batumvikanye neza. umwana nahura na mugenzi we bapfa ubusa, akura azi ko umwana na mugenzi we bagomba guhura bacocorana batongana. n'ibiryo byabonetse ari bikeya, umwe aza birye, wabibonetse mbere niwe uri bubirye. ayo marira nyine, ubwo buzima bukuriremo azi ko abayeho nyine muri izo ntambara. igihe nikizamuka, Imana yaborohereje kugira ngo ry'Imana avuga ngo ivubirira ababi n'abeza, nagera hejuru asanga ubuzima nyine bwarahindutse, ajya muri hoteli akabyina, imbyino yasohotse akarara yayimenye, ubwo nyine agafatanya na mama we n'ubuzima buri aho ngaho. uwo mwana kumubwira ngo ambara umwambaro ugukwiriye ugere hasi, ntabyo azi. wenda se nta mahirwe yagize kugira famiye, yisanze uko nguko. kumubwira ngo abashyitsi baje bategurire, ntabyo ashoboye. hanyuma rero uzamufate akubitane n'umwana wakuriye ku isengesho, azi ko kurya ari ugusenga, kwambara ari ugusenga, azi ko kwiga ari ugusenga, azi ko kugira ababyeyi ari ukubasengera. uwo mwana azamuke azi ko ubuzima bwe ari ugusenga.
noneho nagera hejuru amenye ngo iyo umuntu yakoze amafaranga ya mbere atanga icya 10, agatanga ituro ry'ishimwe, akajya guhimbaza Imana, azi ko umunezero we uba kuri senti, ku ngoma, kuri pendo. Ubwo buzima nibwo amenyereye nibwaze. Noneho rero reka igihe kimufate kimuhuze na wa mwana wakuriye mu buzima bwo gutukana, azamutse hejuru bamutuka, ageze hejuru bamaze kugafata, hanyuma yibereye mu kabari, azi inzoga nziza imeze neza, urumva nyine azi bwa buzima buryoshye hano hanze. Bano bantu bafate kubera ibihe bahuriyemo babaye umugabo n'umugore. Mu by'ukuri usibye n'ingaruka zizabakurikirana ku bana, nabo ubwabo nta mahoro bafite muri urwo rugo, nta mahoro, harimo intambara nyinshi. Kubera iki? Umunezero w'umwe si wo wundi. Umwe akenera kunezerwa akajya gusirimba, akajya gusenga, akumva nyine ni habuhotse umutima. Undi akenera kunezerwa akajya mu kabari, agafungura byeri primus niza afite. Umwana n'uwo wundi kuzabahuza mu by'ukuri ngo babe muri ya nzu, usibye Imana yo mu ijuru yarengera uriya muryango. Ngo biroroshye. Nama nakugira wowe wisanze muri ubwo buzima, nta handi biva mu gusenga. Nta ntambara n'imwe Imana itagushoboza wayihaye umutima. Reka turebe umuntu cyangwa se uwakiranukiye Imana mu gihe cya hano ku isi, uwanze icyo gihe cy'uyu munsi. Abantu bisanga mu gihe batazi, kubera igihe cyabahuje, bakumva ko ubuzima babugize urugo kandi atari byo. Aburahamu ni umugabo wakiranukiye Imana. Itangiriro ibice 24, turaza gusoma ku murongo waho wa 4. Aravuga ngo ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Amen. Ni amateka y'umugabo bita Aburahamu, sogokuruza wacu. Yabayeho urugendo rumubana ubutayu, ariko akomeza ku ijambo ryitwa kwizera, ahagarara ku cyo Imana yamuhamagariye. Ni amateka twese tuzi. Imana yaramuhamagariye ngo haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu, va mu by'iwanyu, iva aho ngaho mu kabari, uve muri ibyo byaha, aho handi hose hagufasha. Imana yambwira ngo haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu, ugende mu gihugu nzakwereka, nzaguhera y'umugisha, ndetse no muri icyo gihugu urubyaro rwawe ruzagituramo. Hanyuma Aburahamu aragenda agira amateka maremare, afukura amariba, ahuriramo n'abanyamahanga benshi, ahura n'intambara nyinshi mu rugendo rw'umukristo. Abamo amahwa, ahuriramo intambara nyinshi zikomeye. Imana ishimwe. Aburahamu ariko ntiyava ku Mana ye, kugeza ubwo yahagurukanye na mwene se Loti, abona ko bikomeye. aramubwira ati Loti muvandimwe, tutazagira icyo dupfa, ica ahangaha nanjye ncaha, tuzahurirayo. Imana ishimwe. Kubera iki? Kwanga intambara, akumva ntago abishyikira neza uko yari yarahamagawe. Hanyuma rero uru rugendo rwa Aburahamu ngo ararukomeza, yaje kubaho atabyara, kugeza ubwo Imana yamuhaye umwana ashaje. Icyo gihe rero amaze kubona umwana aramurira, igihe kigeze Imana imukuraho umugore we, nawe yo iramutwara. Muri uru rugendo ntabwo umukristo atunga ibyiza, ahubwo ahora ku mahwa, amushima, amuhanda, kugira ngo amusubize ku musaraba neza. Mwene data rero, niba hari ahantu ugiye gucika intege, ongera ukomere. Aburahamu ngo arakomera, ageze imbere mu zabukuru ngo ashaje. Aburahamu ngo afata umuja we, umugaragu yari yarafashe nk'umwana we mukuru, aramubwira ati rero mwana wanjye, iki gihugu ntabwo nzagishakiramo umwana wanjye umugore, ahubwo subirayo, subira iwacu muri bene wacu, hanyuma unshakireyo umukazana. Imana ishimwe. Uko ni ukwanga amateka yabo mu gihugu batigeze bareranwa n'umwana we. Hanyuma ngo uwo muja we aramubwira ngo mbese databuja, nindamuka ngiye
bakansaba ko umwana wawe aza muri iki gihugu, nzakora iki? Nzamusigayo cyangwa? Aramubwira ati ntugatume umwana wanjye asubira mu gihugu navuyemo. Imana yarambwiye ngo izampera umugisha muri iki gihugu. Imana ishimwe. Aramubwira ngo ugende muri bene wacu, indahiro ugiye kundahirira, nugerayo ukabura umugeni, ntabwo umuvumo uzagufata, uzagaruka. Ariko nutagerayo uyu muvumo uzagufata. Nuramuka ushyingiye umwana wanjye abanyamahanga. Ushobora gutura mu banyamahanga ariko ntube umunyamahanga. Sinzi niba ubyumvishe neza. Watura mu banyamahanga ariko ntube umunyamahanga. Amen. Anezerewe cyane. Iyo utuye mu banyamahanga ugasa n'umunyamahanga, uhura n'ibyago byinshi biza birimbura ubugingo bwawe ndetse bikagira n'ingaruka ku muryango wawe. Rimwe na rimwe abantu bivanze n'amahanga, ingaruka ziragenda zigaruka ku bana ndetse no ku babyeyi. Ugasanga umubyeyi abyaye abana habuze n'umwe wazamuka byibuze ngo azamure wa muryango. Mu by'ukuri twongere twisuzume turebe uko byari bimeze, niba n'uyu munsi ariko bimeze. Niba twarasengaga Imana ikavugana natwe, ongera wisuzume urebe ngo mbese sinaba naranywereye ku iriba ry'abanyamahanga. Aburahamu yanze ku mwana we ashakira mu banyamahanga, asubira iwabo bimugoye kugeza ubwo Imana yamuhaye umukazana mwiza bita Rebeka. Imana iduha n'umugisha. Imana igufitiye abakazana beza batazasenya urugo, batazakuramo inda. Imana ifite kurinda urugo rwawe, ikarukomeza, ikaguhindura, ikaguha igihugu nubwo kigoye kukibamo. Imana iduha n'umugisha. Hanyuma indi mpamvu ya kabiri, kurwanisha ibyiyumviro byawe. Impamvu yatuma urugo rwawe rwongera gusenyuka, kurwanisha ibyiyumviro. Warwanisha ibyiyumviro rero uti byawe. Ni cya gihe uzahora wumva ibyo ufite ko ari byo umugore wawe agomba guturamo, bya bindi ufite ari byo umugabo wawe agomba kugira gute kubamo. Wahuye na Bidi, umugore wawe murajyanye, umugabo wawe murajyanye, bagutumiye mugabo. Igihe cyose urumva umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, ni byiza ko mukundana ariko mu mpamvu z'ikinyabupfura. Ikinyabupfura kirakenewe mu miryango, ikinyabupfura kirakenewe ku ngo, gikenewe ku bubatsi. Baragira ngo ikikeneye gutura mu muryango. Imana ishimwe cyane kugira ngo uwo muryango ubashe kugira ireme. Kurwanisha ibyiyumviro byawe. Niba uwo mubana atabyumvishe, ubwo intambara zirabaye. Ntabwo ari uko zubakwa. Garukiraho, tega amatwi mugenzi wawe, wumve icyo agambiriye kukubwira. Niwumva ari ngombwa ko mujyana, mujyane. Niba byishimira, mujyane. Niba atabyishimira, mureke. Igihe ntikiragera. Igihe nikigera kizamwemeza kujyana nawe, ariko igihe kitaragera wimubwira ibitamurimo. Gatatu, kwirinda ibigare bibi. Ibigare bibi ni ibihe? Ni cya gihe usanga uri mu kavuyo kadashira. Mu gitondo abagabo bagenzi bawe bagiye mu kazi, wowe uri mu gisoro, kandi Imana yarakubwiye ngo ariko Mana we, yabwiye umugore ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo. None niba umugore we kwifuza ategereje umugabo we, wowe ukaba ubyukiye mu gisoro, ufite amaboko abiri, ikaba yaravuze ngo izahira imirimo y'amaboko yawe, ukaba ubyukiye mu gisoro, ukaba ubyukiye mu kabari, uwo mugisha nujya kuza uzajya ibiganza bijyanye ku gisoro, ibiganza bibyukije mu kabari, kongere dukanguke.
ni byiza ko dusenga, ariko uyu munsi hari ikigare kiri gutuma Imana itanakibona. Uhereye ku wa mbere usenga, urasenga kwa kabiri, kwa gatatu, icyumweru kirarangiye, umwana wawe akeneye kurya, umugore wawe akeneye kwambara, akeneye urukundo, wowe wibereye iyo ngiyo. Icyo ni ikigare cyatuma umuryango wawe usenyuka. Gusenga ni byiza, ariko mu kuri biha umwanya. Ariko wisenga, Imana yaguhaye inshingano, iravuga ngo mu biganza byawe niho izashyira umugisha, uzatunga umuryango wawe, uzatunga umugore wawe. Ariko wabigize bizinesi, wagiye gusenga, rimwe na rimwe inzara irakurya, urataha, wagera mu rugo ugasanga abana bararira, ugatangira gufata inzira zo kubeshya, nari nagiye hano bimeze bitya, kandi ubwo ntiwasenze, ahubwo wasakurije Imana. Kongere tugaruke, umugore Imana yamuhaye inshingano zo kugandukira umuryango we, umwana akamuha urukundo, umugabo akamwitaho, yanataha agasanga y'umugore mu rugo. Ni byiza ko dukora ubutumwa, ni byiza ko tuvuga Imana, ni byiza ko dukora. Umudamu udakora afite ibyago byinshi mu kuba mu rugo ababaye. Umugore udahinga, umugore udacuruza, umugore udafite akazi, afite ibyago byinshi ku bijyanye n'urugo. Cya mbere, isabune ntiyashira ngo uhamagare umugabo, isogisi ry'umwana ntiryacika ngo uhamagare umugabo, ntiwakenera gusura mugenzi wawe ngo uhamagare umugabo. Ibyo byose bikenewe gukora kugira ngo ugire inshuti ziza zikugana. Shakisha akantu gatoya katuma byibuze n'ubwenge bwawe ujya ku ruhande, ukareka byibuze gutekereza nabi. Yanyimye, uramusaba imbaraga zidahari, shaka akantu ukora mu bushobozi bwawe. Umudamu udakora ahura n'ingaruka nyinshi. Umudamu utagira ikintu yinjiza mu rugo, urwo rugo rwe rurakennye. Abashyitsi iyo bagezeyo bataha bakuvuma. Kwa runaka arakora, ariko afite umugore mubi, nyamara ntabwo uri mubi, ahubwo wabuze ibyo ubaha. Ugatangira ukaba ikibazo hehe mu muryango, muri karitsiye. Umugore we wagereyo akaguha ibyo kurya, nta n'amazi yaguha, kubera iki? Ntacyo ufite. Ariko wowe bakurebera mu kazi umugabo wawe afite. Gerageza ushakishe ikintu wakora muri ubwo bushobozi bwawe bwa buri munsi, byibuze ufata umwanya wo kwita ku bana ndetse n'urugo rwawe, ariko byibuze hari akantu kakwinjiriza igihumbi. Imana iduhane umugisha. Reka twihutire ku kindi cya kane cyatuma umuryango ugira ibyago. Amen. Umugabo iyo akunda umuryango agira ibimenyetso bimuranga. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Ntabwo aba mu rugo kubera ko atunze za miliyoni, za miliyari, afite inka nyinshi. Umugabo nyawe atanga amahoro mu rugo, ntashihura abana, ntashihura umugore, ntashihura abashyitsi. Uwo mugabo naho yaba atari umukristo, yaruta abakristo benshi bava gusenga bagashihura abo basize mu rugo. Uwo ni umugabo nyawe ufite indangagaciro z'umugabo. Yita ku rugo rwe, aruha umwanya, ndetse n'iyo atashye yibuka ko hari abo yasize, akabagirira impuhwe, akababwira amagambo y'ineza, kabone naho yaba nta kintu azanye, uwo muryango ubaho wishimye. Imana ishimwe cyane. Ubaho ufite amahoro yuzuye, ubaho ufite ibyishimo byuzuye, wirirwa wishimye. N'iyo atamutse mu bandi bagabo baramwubaha. Hari umugabo njya nkunda bita Yobu, nubwo yari afite ubwo butunzi bwinshi, ariko ngo yari afite icyubahiro cy'Imana cyari kimuguze. Yari afite ibanga ry'Imana mu buzima bwe, yari afite inkomezi ihembura, yari azi ko ubwo buzima arimo bushobora kurangira akabona ubundi. Nk'uko yabitekerezaga byamubaye. Inshuti ze zimuvaho, abana be bararangira barapfa bose, abana 10. Ngo yari afite abahungu 7 n'abakobwa 3, afite umugore ngo mwiza. Urumva urwo rugo rwaragendwaga.
urugo rurimo uwo muryango abantu 10 ni benshi, noneho ugahita ukwitaho umugabo n'umugore bakaba 12 bafite amafaranga, bafite abaja n'abagaragu. Rwa rugo rwari rufite imbaraga, ariko ngo ni Imana yakwitegereza iri mu ijuru ngo ikanezerwa. Igihe kimwe Imana ngo irirata, akuzi kuba ku isi Imana ikakwirata. Imana irirata iravuga ngo ibwira Satani ngo wabonye umugaragu wanjye, wabonye ibyo arimo. Satani ngo aravuga ngo impamvu ahagaze kuri nuko icyambere wamuhaye abana beza, abahungu 7, umukubita abakobwa 3, umuha n'inka n'indogobe n'abaja n'abagaragu. Ubwo si icyo atakora ni ikihe cyiza? Avuga ati umumpayeho gatoya ukamumpa ngakoraho, ati rwose yakwihakana mu minota, nta nubwo nakwirirwa mvuga kabiri. Imana ibwira Satani iramubwira ngo ndamuguhaye, ngo ariko nkwimye ubugingo. Hanze hari ibiri kugusaba, hari ibiri gusaba urugo rwawe. Wisinzira ngo uhunikire ibihe byigutwara, kuko hari ibiri gusaba urugo rwawe, hari ibiri gusaba umugabo wawe, hari ibiri gusaba umugore wawe, hari ibiri gusaba abana bawe, hari ibiri gusaba ubutunzi bwawe. Bamaso, ibishaka gusenyera umuryango wawe ni byinshi. Hari inzira nyinshi Satani yanyuramo kugira ngo agusenye, aguteshe agaciro, intebe wicayeho uyiveho. Ariko umukiranutsi w'Imana ifasha ubugingo. Imana ifasha ubugingo bwo bayitakira ku manywa na nijoro. Imana ifasha amarira y'abayiririra. Imana ifashe wowe uyibwira ibikuremereye, ititaye aho uhagaze. Ifasha ubugingo bwawe. Imana ishimwe. Hanyuma Imana iyo uyakiriye mu buzima bwawe ukayifata nk'inkoni, irakwemerera, ikakwiyegurira, ikakubamo. Ariko iyo uyegejeyo nayo iraguhunga. Amateka ya Yobu yaje kurangira byose bimushizeho, ariko akomeza gukiranuka. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira muri iyi nda y'isi ntacyo nambaye. Mu by'ukuri bizanjye ibyo dufite bizarangira, usibye kubaha Imana gusa. Nubwo dufite n'ibidusenya, ariko dufite n'ibitubwira ko iyi si izarangira. Reka dutegereze Yesu. Hagarira muri iyo ntambara yo kurwana. Urugo rwawe ntabwo ruzasenyuka Imana irurimo, ntabwo bishoboka. Naho waba warisanze bya bihe byaraguhuje na wa munyamahanga ku buzima bwawe, egera Imana. Impamvu yasanze Petero iramusanga ngo imumanurire igifuka ngo kirimo inyamaswa nyinshi, byakozwe n'intumwa 11, ngo aryamye ngo ajye kubona ngo abone igifuka kiraguye, ngo icyo gifuka kiguye ngo yumve ijwi riramubwiye ngo izo nyamaswa ziruma. Ngo Petero ngo arambwira ngo ntabwo narya inyamaswa zihumana. Ngo iryo jwi ry'Imana ngo aramubwira ngo mbese kuki ubyita ibihumanye? Ibihumanuwe biba bikitwa ibihumanye. Iyo Yesu yakugezeho naho waba uri umunyamahanga, ubu Umwisiraheli yageze kuri Kalebu, ahita abana Umwisiraheli ajya gutata igihugu, azana inkuru z'impamo yagabanye na gakondo kubwo kwemera ijwi ry'Imana. Guhindura umunyamahanga ku buzima bwawe mubana biragoye. Gufata ya kamere yarerewe mu kabari, ugafata kamere yarerewe mu bitutsi, ukayihuza na kamere itarigeze itukana, biragoye. Noneho nayo yarongeye iribyara, ibyara indi kamere. Ubwo niba ufite abantu 2 mu nzu, ubwo mufite kamere 4 zaturutse muri za kamere 2. Urwo rugamba ruragoye. Usibye gusenga ngo ubwire Imana ngo vaye mu buzima bwanjye, biragoye kunesha iyi ntambara y'urugo udafite Imana, biragoye. Ubundi naravuze ngo umuntu wese ni umukandida wo gusenga. Umuntu ashobora kwitwa pasiteri afite umugore w'umupagani, ashobora kuba pasiteri inyuma, mu mutima atari pasiteri.
niwitegereza abo mubana urasanga hari abambaye umwambaro utari uwabo. rero izo ngo uko byagenda kose, niba wambaye umwambaro w'umukristo utari umukristo, bya byago biracyakuriho, noneho wowe uri kuba kubera iki wambaye umwambaro utari uwawe. Reka tuvuge umugabo utakwifuza gutunga mu nzu yawe. Naremvuze ngo bimwe mu bimenyetso utakwifuza gutunga ngo ni umugabo mu rugo rwawe. Uwo mugabo ni ubu. Igihe cyose mubanye nk'umugore n'umugabo, mbere y'uko mushakana yarakubonaga akabona uri mwiza, akabona urasa n'izuba, yamara kukubona bikaba birarangiye, ukitwa igishushanyo mu rugo. Sinzi iryo jambo nkoresheje niba ryumvikanye. Igishushanyo mu rugo ni nk'ifoto. Ifoto, iyo wifotoje ifoto uyibika muri album. Noneho uwo mugabo rero akozwe mu rari ry'uburiganya, arakwifotorezaho akagushira muri album. Iyo rimwe na rimwe bikomeye, iyo ageze hanze ntabwo akuvuga, ntabwo avuga ko uri umugore we, avuga ko uri mushiki we, avuga ko uri umuturanyi, uri umuntu w'inshuti nyine. Uwo mugabo muhura wabonaga ari mwiza, yakubwiraga amagambo aryoshye, yakwizezaga ko isi yayo ijuru ryamanuka rikajya hasi ukarikandagiraho. Amaze kukubona birarangira. Uyu munsi hari abandi bari kubwirwa ayo magambo, wowe wibereye n'ifoto iri muri album. Guhindura uwo muntu biragoye. Uwo mugabo ntabwo ibimenyetso bye bigaragara kare. Ubundi umuntu muzabana niyo ari umusore umubona kare. Igihe cyose uzabona umuntu uhora wirarira, ahora avuga ibintu bye ku mugaragaro, agahora yumva nyine ari bufite niwe. Abo bantu mu buzima turabagira. Yaba yagize ibihumbi 10 ukagira ngo afite miliyoni, akaba nta banga ry'ubuzima bwe yabika. Ahora yitaka cyane kugira ngo abakobwa n'abagore bararuke. Uwo mugabo kenshi bakunda guhirwa, bagira n'uburanga bwinshi. Amen. Abo bagabo rero, umugabo uri n'umukobwa ntukamwifuza. Umugabo uzahora yiyerekana mu bandi, ahora yerekana ko ari ufite amafaranga, ahora yumva afite ubutunzi, uwo nguwo niyo ahuye n'umugore kuyamurya biramworohera. Bimworohera iki? Yerekanye ko yafite. Wa mugore yaje afite tageti yo gushaka aya mafaranga. Hano hanze hari abagore bafite gahunda, hari abana beza bafite gahunda yo kurya amafaranga abagabo b'ibipfu. Bibiliya igivuga ibipfu. Bibiliya mu migani yavuga ngo bwira umupfapfa ubupfapfa bwe. Hano hanze hari abagore bambaye irari ry'umubiri, hari abana batoya gusenya ingo z'abagabo n'abagore bubatse nta kibazo. Hari ibidusenyera ariko buhagarare, ushikame. Iyo myambi yose nujya imbere y'Imana uzayidesha. Uwo mwana w'umukobwa rero cyangwa se n'uwo mugore, iyo ahuye n'uwo mugabo yirarira mu bandi, amatwi yabo ngo ibimenyetso by'abo bagore ngo bumva cyane. Ni ukuvuga ngo iyo yumvishe ngo hari umugabo cyangwa se yamubonyeho, amaso yabo ngo areba cyane, ngo n'amatwi yabo akumva cyane. Ngo abo bagore rero bazi kwiyitaho cyane. Bahagaze mu mwambaro w'umugore bita Ezeberi, umugore wa Ahabu. Bazi kwimakiya, ngo nibo Ezeberi ngo niwe wazanye ibi bintu byo kwisiga ku minwa, gupfumura amatwi. Ezeberi ngo yari umugore mubi cyane.
yazaniye Isiraheli umuvumo. Ni ukuvuga ngo mu bwami bwose bwa Isiraheli ngo amateka asobanura ko mu gihe cya Ezebeli na Ahabu ngo ariho hinjiyemo ibigirwamana byinshi. Nta kindi Ezebeli yakoresheje, ururimi. Abagore ngo bagira ururimi rwiza, ngo biyitaho, basa neza, ahora yirimbisha umunsi ku wundi. Uwo mugore ngo niyo ugeze mu rugo rwe ngo usanga ahora yiteguye umugabo igihe cyose, kuko ariko kazi afite akazi ko kugira ute, ko kurarura. Hari umuntu wigeze utubwira ati iyo winjiye mu nzu ya maraya uri umugabo urya isombe urayibona, iyo urya inyama urayibona, iyo urya akantu kose kaba kari mu nzu ya maraya. Hanyuma abagore rero twebwe twaragafashe, iyo tubonye abagabo tuba twumva nyine ni abacu ntaho bajya, urarangaye, baramutwara. Hano hanze ntabwo byoroshye. Hanyuma ngo uwo mwambaro wa Ezebeli, ibisekuruza bya Ezebeli biracyahari uyu munsi, birashenyetse. Niyo mpamvu uzasanga, kuko Ezebeli turi mu minsi ya nyuma iheruka isi, uraza gusanga kenshi umwambaro Ezebeli yakoreshaga ari uyu nguyu dufite. Umwambaro wa Ezebeli ni uwo kurarura abagabo, nta yindi ntego Ezebeli yari afite. Ngo yambaraga ngo ijipo ngo yari ifite ibisate 6, noneho ku buryo yatambukaga ngo kimwe kikajya gutya ngo ikindi kikajya uko nguko. Ngo kandi Ezebeli ngo ntiyigeraga atwikira umukondo w'inda. Ezebeli ngo yahoraga ngo apfumaguye ahantu hose kugira ngo akunde ararure abagabo ba Isiraheli. Rero abagabo b'iyi minsi bari kurarurwa n'iyi myambaro. Reka mvuga aka kantu, sinzi niba kumvikanye. Ushobora kumanika icyapa ngo ncuruza amata, ntacuruza amata, biragoye. Umuntu ashobora kuza kugura, yahagera agasanga ucuruza ubushera kandi wenda wamanitse icyapa cy'amata. Rero hano hanze dufite abagabo buzuye irari ryinshi. Rero niba umugabo wawe yuzuye irari, biragusaba gusenga, nta yindi password. Uwari umunyamahanga Imana yamugiriye imbabazi, twese twarababariwe. Ahubwo dore ikintu dusigaje, turi kurwana n'ibisigisigi bya Ezebeli, turi kurwana n'imbaraga z'ibigirwamana bya Ezebeli. Niyo mpamvu ubona gatoya ukabona umuryango wawe urasenyutse, wabirinduka ugasanga intambara zabaye mu nzu, ukibaza icyo mupfa mukakibura. Dore ibanga, egera Imana, uce bugufi, ugandukire mu buryo ushoboye bwose, ukore ibyo ushoboye. Nubona kunaniye umurekurira Imana, kuko kumurekurira abantu ubwo aba yarijyanye, n'ubundi ntuba umutunze. Wowe murekurira Imana, ubwite ati Imana waramumpaye, ndamunaniwe, nguko nawe ikorera uko ushoboye. Ariko waragerageje, banza ugerageze, nibyanga umuha Imana, kuko kwijyana aho yarijyanye n'ubundi ntumufite. Niba ushobora guteka, umugabo yaza kugira ngo musangire akagutuka, wamubaza aho yakoreye akakubwira ko atakoze, urumva uwo muntu umufite? Aha tugiye kongera kureba urundi rugero rw'uwo mugabo utakwifuza kubana mu rugo rwawe. Uwo mugabo utakwifuza kenshi yabanje, tumurebere mu shusho y'umusore. Uzabona umusore akunda umukobwa, ahora akubwira ati ndagukunda. Se tuzajya iwanyu ryari? Cyangwa se urukundo rwanjye ni ryari? Ubundi tuzi ko tugira inkundo zitandukanye. Hari urukundo rwa kivandimwe, amen. Hari urukundo Kristo yakunze itorero akaripfira. Urwo rukundo nemerewe kurubwira umuntu ko mukunda rwa Kristo. Ariko hari n'urundi rukundo rwo Imana yabwiye umugabo Adamu, aravuga ngo mugabo ngo ukunde umugore wawe nk'uko Kristo akunda
itorero. Hanyuma niba urwo rukundo hari ubwo Kristo yakunze itorero, hakaba hariho n'urutegetswe umugabo ngo arukunde umugore. Urumva ni inkundo zitandukanye tutari buze kuvugaho uyu munsi, kuko ndumva uko biri kose turakomeza tuganire mu minsi iri buze, ariko uyu musore uzamusanga atabasha kwifatira icyemezo. Ntashobora kwicara ngo aganire n'umukobwa babyuzuze babihuze. Igihe cyose iyo baganiriye asubira inyuma akagaruka yabihinduye. Niyo ashatse rero kwifatira icyemezo ntabwo bipfa kuza. Umusore utazi kwifatira icyemezo igihe cyose azana ibyago mu muryango. Uwo musore uzana ibyago mu muryango gushaka biramugora. Icyo nicyo cya mbere. Ntabwo azi kwishyira imbere ngo yanzure avuga ati rwose kama mbaye niba udapfuba burashya. Kwifatira icyemezo biramugora. Akenshi no gushora umushinga biramugora, ahorana intambara, ati ninshora birahomba, ahora muri analize igihe cyose. Iyo ashatse rero ibihe bikamuhuza n'umugore, uwo mugabo iyo ageze muri urwo rugo, igihe kirabaho kikaba kirekire, umugore akaremererwa akarwara intimba. Kubera iki? Ntibashobora gupanga umushinga ngo bawugereho bombi. Kubera iki? Baraganira, bamara kubyuzuza akajya kuganira na nyina cyangwa mwene nyina cyangwa n'abandi. Kandi murabizi ko ikiganiro cyagizwe n'abantu 3-4, burya kugira ngo kizuzure biragorana, kuko abantu batumva ibintu kimwe. Uriya mugabo utazi kwifatira icyemezo ateza umuryango we ibyago. Icyago cya mbere, yanganisha umukazana na nyina. Iyo apanze ibintu akaza akabwira ati naganiye na mama birahinduka 2-3, umukazana atangira kwibaza ati ariko mabukwe ni mukeba wanjye, atundi nikira, niyo mpamvu ubundi tuganira nkumva biganira na nyina, niyo mpamvu tuganira akajya kuganira na mukuru we, niyo mpamvu. Noneho kubera ko nawe ari we karemano, niyageze iwabo baramusuzugura. Nubwo batabimwereka ariko nawe baramusuzugura. Imana ishimwe, waba waramusuzuguye, agarutse mu rugo umugore we agize ibibazo. Hanyuma uko babyara, uko bakomeza kwaguka bagera hejuru, iyo hatabayeho imbaraga z'Imana no gutitiriza Imana, uyu muryango ufite amahirwe menshi yo gusenyuka. Bitewe nuko ibyiyumviro bya nyina iyo ageze imbere agasanga hari abandi bagabo bamucyashye, kora gutya gira gutya, cyangwa se yahuye n'ijambo ry'Imana riramucyaha, arahinduka. Ibya bindi yahaga nyina cyangwa umuryango iyo bihagaze, babindukirira wa mukazana bati yaroze umwana wacu, ijambo burozi rikaba ryinjiye mu muryango. Nyamara wa muhungu yabijeze ryari nabi. Tube maso, abakobwa bari gushaka babe maso kuri abo bahungu. Umuhungu muganira ntimuhuze ku kintu ngo mugifatire umwanzuro, burya uwo nguwo nacyagiye muzabana uzabihereze nka 90% ko bizongera bikakugarukaho, kuko ntabwo ufite imbaraga zo kurema umutima. Atari imbaraga z'Imana biragoye cyane. Uwo muryango rero hanyuma bizakomeza kenshi niyo agiye kuganira n'iwabo, wa mugore arabinduka akaba ikibazo ku muryango ashatsemo. Bitewe n'iki? Baramusuzugura kubera ko baganira mu rugo, wa mugabo akabijyana hehe? Iwabo. Ntago amenya ijambo rivuga ngo nicyo gituma umugore azasiga se na nyina akabana n'umugabo we akaramata. Ni ukuvuga ngo umugabo ntiyigeze asiga iwabo n'umukobwa ntiyasize iwabo, ahubwo mu bitekerezo byabo bahora bari hagati gutya, ntabwo bumvikana. Inama nabagira, mwegere Imana, mufate umwanya mugira n'ikiganiro, musenge, muhuze umutima, kuko mwarangije kuba ubwoko bukomeye. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzakugira ubwoko bukomeye. Ntabwo yigeze ifata mwene nyina wa Aburahamu ngo ifate nyina wa Aburahamu, ahubwo yabwiye Aburahamu ngo haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu, uhaguruke n'ibyawe byose. Ubwo hari harimo inka,
indogobe n'umugore uhaguruke wowe wenyine. Rero Imana imusezeranya kumugira ubwoko bukomeye. Rero hari umuntu ujya ngarukaho bita umubyeyi nyokobukwe. Nyokobukwe ni igiti cy'umugisha ku mukazana. Ryari Imana yazanye umugore mu muryango, imuha umugisha, imuha urubyaro, imuha kurera. Satani aramuriganya. Nyokobukwe rero tuzamugarukaho kuri Rusi mu kindi gice, tuvuga uburyo nyokobukwe ari wo mugisha hano ku isi ufite. Nyokobukwe yakubera gihanda, nyokobukwe yakubera ni umubyeyi wawe, akubikiye umugisha uziritse kuri Bowazi. Tuzamugarukaho ku kindi cyiciro, turi kuvuga ku mugabo mubi. Ariko niba ufite amahirwe make yo kuba ufite nyokobukwe nka wa wundi wazanye ikibazo, umugabo akazana ikibazo bikaguteranya na nyokobukwe, nubwo utari ubizi, ariko nyokobukwe ni uw'agaciro uko byagenda kose, naho yakugirira nabi kubera za ngaruka. Umugabo wawe atabashije gufata icyemezo ngo ahagarare nk'intwari yawe, ngo aguhagararire ko utabasha kurwana, ahubwo akinjiza intambara zikurwanya. Nakugira inama ngo shikama ukomere, hari igitambaro Imana izahoresha bakazana bitwaye neza. Ahandi Imana yaravuze ngo muzatandukanywa n'urupfu, ngo cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye. Niyo mubyaranye kabiri gatatu, zirikana ko ari agasaraba kawe. Hitamo gupfira abana ndetse no kuzambikwa ikamba ry'abagore bihanganye, naho gufata umwanzuro ngo urasenye, kuko naho uzagera nta mahoro uzagira, bitewe n'iki? Amarira y'abana azagukurikira. Ikindi, ikamba ry'ubugingo ni ukuri naryo riragoye kuzaribona, kubera iki? Hari amarira inyuma ari kugukurikira. Rero mu buzima, muri urugendo turimo, hari abantu babiri ugomba kwitaho kuruta abandi: nyokobukwe n'umugabo. Aba bantu bafite agaciro, tuzakagarukaho ubutaha. Hanyuma rero undi mugabo, tugiye kugera noneho ku mugabo ukunda umugore. Umugabo ukunda umugore we, ariko noneho arangwa n'iki? Ni ikihe? Ni ugufata ubwenge bwe akabushyira ku ntege nke z'umugore we, amuhishira muri byose. Iyo asanze aho bamuvuga nabi, amuvuga neza, akajya kumucyaha yageze mu rugo. Ntamucyahira mu bandi. Umvishe umugabo mwiza? Umugabo mwiza ntabwo arangwa n'uko yaguhaye ibintu byinshi, ahubwo imbabazi, amarangamutima ye yafasha ye ayatwikiriza ayawe. Igihe cyose ahora yitanga ku bw'umugore we, ahora yumva ari igitambo cy'umugore. Uwo mugabo ahora yumva ari urufunguzo rw'umuryango we. Imana ishimwe. Uwo mugabo ahora ahagaze cyane, ahora yumva intambara zose agomba kuzirwana. Icya kabiri, uwo mugabo agirira imbabazi iwabo w'umugore atunze. Icya gatatu, akunda abaza mu rugo rwe. Icya kane, ntarobanura ku butoni. Icya gatanu, akundisha umugore wabo, yubahisha umugore we iwabo, amurwanirira intambara. Arahagarara akavuga ati uko byagenda kose, uyu ni akara ko mu mara yanjye, mumukunde ni uwanjye, nimumwanga araba ari njye mwanzi. Uwo mugabo ahora ari urugi rugukingira, ahora ari ingabo irasa igihe cyose umwambi uje kukurasa. Uwo mugabo afite ibimenyetso byinshi bimuranga we. Uwo mugabo kenshi ahora ari intwari, ndetse n'abana bo mu rugo bamwubahira igitinyiro cya se, ndetse n'abaturanyi ntawahangara uwo mugore, kabone naho yaba uvuyemo ijisho. Uwo mugabo aba afite amaso, aba amubereye maso. Uwo mugabo ni umugabo mwiza. Uwo mugabo mwiza aragereranywa na Kristo. Uko waba uri kose, naho wakwivuruguta mu byaha, Yesu araza akakubwira ati ongera ugaruke.
ndagukeneye mwana wanjye, akaguhanagura bya bikovu byose wari ufite. Yesu ntabwo ajya kurebera muri za karande, ajya avuga ngo waje garuka mwongere nguhobere. Uyu mugabo rero akumbura umugore w'ibihe byose. Uyu mugabo arangwa n'amahoro yuzuye ndetse no mu baturanyi. Uyu mugabo ahera umunezero mu rugo akawujyana mu kazi. uyu mugabo muvugene, uyu mugabo azi intege nke zose umugore afite. Noneho ahora ahangayikishijwe n'icyo umugore we adashoboye, ahora yumva afite ishyaka ryo kugikora. Uyu mugabo akunda kuzamura inzozi z'umugore we. Uyu mugabo ko ari mwiza we, uyu mugabo ni mwiza, umufite muri uru rugo rwawe naho utarya wahora uvuga ngo Uwiteka arankunda. Uyu mugabo ni rwo rugo Yesu yasize ku isi, ni narwo rugo Yesu azagaruka gucyura cya gihe cyabanesheje. Uyu mugabo yihanganira imibabaro yose. Uyu mugabo niyo urwaye n'imyaka 10 aragutegereza akakuvuza. Ariko we abagabo nk'aba bagabo twavuze, uzi ko niyo urwaye wigurira ibinini, uzi ko niyo wagiye kwa muganga atekereza ko wagiye mu bandi bagabo. Ariko we uyu mugabo ugereranya na Kristo, uyu mugabo amenya intege nke z'umugore we, ntago amushakamo igisubizo adafite. Uyu mugabo ni mwiza. Nakwifuriza kumutunga wowe mudamu, wa mukobwa we wifuza gushaka cyangwa se washatse. Nakwifuza ko umugabo wawe yamenya intege zawe aho zigarukira agacumbuza hizi. Uyu mugabo akunda ibyishimo by'umugore kuruta ibye. Igihe cyose ahora yitanga kugira ngo umugore we anezerwe. Uyu mugabo afite ibimenyetso byinshi bimuranga, ngo yitanga muri byose. Uyu mugabo ngo ntaterwa isoni n'umwambaro w'umugore we. Igihe cyose ahora ari ishema ry'umugore we. Uyu mugore ngo ahora ngo ameze nk'ururabo imbere y'amaso ye. Mbese uyu mugabo ntabwo umugore we yigera asaza mu maso ye. Iyo tugeze imbere y'Imana rero ntabwo duta agaciro. Nakwifuriza kwegera Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ukamutunga akakubera inkomezi, agahembura ubuzima bwawe. Ushobora kuba ufite wa mugabo twavuze uremwe muri rya rari, ariko ukaba utunze Kristo ugutetesha. Wa mugabo yakubera igihanda, Kristo akagutetesha. Nakwifuza ko Kristo agutetesha wa mudamu we, akakubwira ati humura mwana wanjye, nzamenagura ibihindizo biri imbere yawe. Humura uriya mugabo nzamuzana. Humura, akagukubita amasezerano. Murabizi ko dutunzwe na Nzayimana. Mukomere cyane abantu bagizwe n'isezerano ry'Imana kwizatugirira neza. Yaravuze ngo nzakugarukaho. Abantu bategereje ko Imana izatugarukaho mugire gutya. Izatugaruka ngo kandi dufite imbabazi z'iteka. Abagore bihangane ya misonga, abagore batajya mu kabari, abagore batoza abana babo ijambo ry'Imana, azatugarukaho. Ariko uyu mugabo ngo afite utundi tuntu tumuranga. Noneho ngo ikimenyetso kigaragaza ko aho yiriwe amutekereza, ngo amuzanire akantu k'Imana. Uziwe naho yagutoragurira agati mu nzira akakakuzanira, ko akakira unezerewe. Igihe cyose ngo ahora yumva amutekereza. Ntabwo ubwenge bwe bwigera butekereza ku wundi muntu, atekereza ku karaka ko mu maraya. Ariko uyu mugabo ni mwiza, uyu mugabo ni mwiza. Nkwifurije kumutunga. Uyu mugabo ngo igihe cyose ngo yagiye gukora, ngo azana imbaraga zo yirirwanye, ngo akamubwira ibyo yayiriwemo byose, ngo akamubwira ngo dushimire Imana ko yabanye natwe. Akamuzanira akantu k'akagifti. We naho kaba kabomba burya kaba gahagije, kaba kakwereka ko yiriwe byonyine agutekereza. Nakwifuza ko amahoro y'Imana yakuba ku rugo rwawe, wowe wagize ibihe bibi bikaguhuza n'umuntu ugoye. Nakwifuriza kwibuka ibihe byiza byo gusenga, ibihe byiza byo kubana n'Imana, igushoboza ikagufatira imigunzu y'intare, urumva, ikagufatira bya bintu byose bikurusha imbaraga, ikabikusanya, ikabishyira imbere yawe, ikavuga ngo mwana wanjye binyure hejuru. Ukabinyura hejuru wemye, ukavuga ngo nanjye ndahanyuze, ku bwa Nzayimana nzakugirira neza. Ni ukuri, reka twegere Yesu nk'umwami n'umukiza. Ijambo ry'Imana ngo nicyo gituma ntamwara. Ariko mana we, ntago wamwara warasenze Imana.
ni ukuri mva nkubwire, iyo ugeze igihe kibigusenya niho ukomerera aho ngaho, niho ukomera ukabona ibyubaka. Iyo wabanye n'Imana, mureke dusenge, mureke twegere Imana, nayo izatwegera, izatugirira neza, izadutambutsa aho tutabasha gutambuka, izadukomeza. Abamenye Kristo nk'umwami n'umukiza, izatanga urundi rugo rwa kabiri rw'amahirwe. Imana izamuhindura. Yafashe Sawuli, ntabwo yananirwa gufata uwo mugabo wawe, ntabwo yananirwa kumuhindurira ibitekerezo. Imana itugirire neza. Nari nifuje ko twaganira ayo magambo, ikagukomeze mu gihe gikomeye urimo uri gucamo, kandi nawe wadukurikiranye reka tugushimire. Nibigukundira, hari bagenzi bawe baba bari guca muri ibi bihe bikomeye, ushobora kohereza aka kantu hanyuma bagahembuka, ukaba ubaye impamvu imwe ihembura urugo rwabo ndetse ukazahura n'ubuzima bwabo. Reka tugushimire ko wabanye natwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Wibuke gukanda subscribe, share, ugeze ku bantu batandukanye kugira ngo izina ry'Imana rikomeze gukwira hose. Murakoze cyane.